Tugoye ikaze wowe urimo kureba ibiganiro bya BG TV, nge nitwa Jafet, nkwaye ikaze muri Showbiz live y'uyu mugoroba. Turi kumwe n'umuhanzi ukomeye cyane yakoze amateka, yaririmbye indirimbo nyinshi zineze ko abenshi mumukunda. Uno munsi rero twagiriwe amahirwe yo kwakira umwami King James. Tugoye ikaze. Mwakoze cyane. Amakuru se ni meza. Biragenda? Biragenda ariko narwaye ariko ntacyo. Warwayemo? Narwayemo ariko nta kibazo kibiri guteza. Hanyuma King James ntabwo tuze kugufata umwanya munini cyane, turaganira gake gake ko indirimbo nyinshi zitandukanye. Kugeza uyu munsi ni indirimbo yawe wishira uvuga iti indirimbo yahise nzamuka? Indirimbo yanjye indirimbo yahise nzamuka narashize. Nge mu maso abikoze narashize uramenyekana birazamuka ubakinga tubona no munsi wa none. Mu gutwara guma havuzwe ibintu byinshi, bamwe bati hajemo kata, abandi ubundi guma nisho wayivuga gute mu mugambo make cyane? Guma naga ari ibintu navuga natindaho cyane. Ofete ni ukuvuga ngo ryari irushanwa, yego ni competition ugomba kuyifata nk'ari competition koko twara compese n'abandi irushanwa ndetse. Nihe ndirimbo ukeshira iriya rushanwa rya guma? Indirimbo nkeshira indirimbo eko numbi nciyemo gakira. Iriya nakoze 2009. Okay. Ntacyo nimba itaza hafi. Hanyuma hari ikibazo gihari abantu benshi bakwibazaho. King James n'abakobwa bapfike. Kuva icyo gihe wakwamamara imyaka ingahe 2 3 4 5 10 10 ntabwo turumva nkivuga ati King James mu rukundo n'umukobwa runaka. Hari icyo kibazo? Nose wagize ngiyo myaka yose ahubwo hari umwaka washize ntafite umukunzi. Yose nabaga mfite umukunzi, yego ntago twarambanaga nabo nyine. Abenshi barankubitaga barankubitaga nyine, nkahita mbona ko tutazashobokana tugatandukana. Urumva nwa 2010. Wait, baragukubita byo gukubita umuntu? Barankubitaga. Urumva wa 2015 we noneho yarakandara. Urukumva wa 2015 we man yarankubise ankubita noneho nanarwaye arankubita arambwira ngo nirwaje. Ndavuga ati uyu nta mukunzi muri muto turatandukanye. Ariko none se bajya bagukubita gute? Gukubita nyine vuba nyine baguhora iki? Nyine nabaga niturije nkumva nyine uburuhinshi naziriye byose nyine uko byomba. Gusa uwo duherutse gutandukana we, yego ntago we yagiraga gutya rwana cyane, ariko iyo yasindaga yarankubitaga. Yasindaga kankubita nyine. Wa 2010 we yanandumye hano umurya umugongo nyine harimo ikintu kigikomeye. Okay. Abenshi nuko nabundi abakunzi cyane abo bantu mwagiye muhura cyane. Sinzi nyine ni kwa kundi wumva ngo Imana igira ibyayo nyine ikabipanga, ariko King James ubona muri make kuva watangira kuririmba nta mwaka n'umwe utarakubita. Ntawo narakubiswe nyine, nta mwaka nabuzemo umukobwa w'inshuti yanjye, nta n'umwaka nahombye nki cyangwa se ubwo bitwa ingoro. Cyitwa kubitwa cyane ikintu wabonye ku bwinshi. Ni ikintu nibura naguma nagiye kwitwara mu gitondo. Bare bagukubise? Oya, mu gitondo ndumva aribwo mu gitondo yari yankubise. Nabwo nyine ari uko nkoresheje amayinite nyine mamagaye nuza umuntu uri buze kuntwara nyine kuri stade nyine nze kujya guperforming. Arambwira ngo nayakoresheje ngo ntabanje kumwakura uburenganzira. Cyarankubita koko pe aranoba aranoza. Uwo kunoba nuko kunoba nyine ni kwa kundi nyine kubita umuntu udasigarije n'uw'inyuma. Okay. Ndumva ari ibintu bitoroshye byakubayeho wihanganye. Uyu munsi mufiteho mukunda na so? Sisi mama nakubwiye ko naje nyine numva nameze neza narwaye. Mu gitondo nawe yahondaguye dori. Ariko we sibye ko ni aragukubita yego, ariko nyine agahita gutegura breakfast nyine yawe ugiye kujya ahantu. Nyine make wagiye kuzana yakwitaye ariko akasha ndakomeye kubi. Ariko nyine ni ibintu namaze kubona ko manze yenda iryo geno ry'Imana. King James uri umusore mwiza. Ntekereza ko abakobwa benshi bifuza. Kuki uguma muri iyo nguni y'ubuzima? Kuki udahindura urebe
nyine cyangwa ugira ngo urahinduka asa n'undi wundi niko ameze jewe ndavuga ati reka uyu nguyu ntandukane nawe undunganyeho nawe ngasanga nuko none nagezeho niyakira ndavuga ati ibyo byose wasanga ariko abanyarwanda ugeze ukundana bose n'abanyamahanga nibura ngo urebe abanyamahanga oya abanyamahanga bona wapi abanyamahanga rwose ntago nigeze nkundana nabo hanyuma King James nyuma waje no gutera imbere birakunda rwose bigenda neza ariko umuntu ajya yibaza nk'iyuza kuba wenda uko ikintu bya siporo cyane ndabikurikira nkuru ugizwe umuyobozi wa Ferwacy bakubwira ati wera dukwera ikipe y'abantu batanegeye kujya hanze wakora iyihe bakamungira perezida nyine atpana byo byuko ngo guhindagura ngo twabikuye perezida gutya ari we perezida wa Ferwacy ari nge ubahagarariye bose mpitamo ikipe yanjye wenda ku babyumva ko Ferwacy ni ishyirahamwe rishinzwe umukino w'amagare bufite mu nshingano kenda banza noneho ngiye gukora nyine nkakora team abanza ngashyiramo umuhungu w'iwanjye umuhungu utwara igare uwiwawe gute nyine umukozi w'iwanjye atwara igare nkavuga ati wa muhungu we rwose nabanza nkamushyiramo kubyumva ngashyiramo ba Rero Joseph nshyiramo Rwatubyaye urukumva bayanika mukunzi bose ari abantu ngo ni team ifite defense ifite abantu bacenga kubyumva byose ari ikipe yubakitse neza kuko umuhungu w'iwanjye burya twari none njya mutuma nk'igitoki akakizana ku igare rya ryamatabara man akata nimba babyita sisi sinzi nyina ajya mbwira ati boss uko niko bakata sisi nabaga ubwo nyine none se ubwo urumva ngo utwara matabaro yatwara rya siporo bigakunda yego ko bananye utwa siporo none byo nyine kudupompa gutya twashizamo umwuka ni ako kanya na wumve ngo naramutinye uzuko byatumye mwongeza umushahara uvuga ngo kumbwira ngo nta modoka yamusigaye hano hapi kujya mu ntara yego afite imfuniko pe ariko kujya mu ntara ni nk'ako kanya kujya gusura iwabo arambwira ati reka nsimbuke gatoya nsore mu rugo akaba aragarutse ku igare wabona hagana he urenga za nuza harya uri hafi kujya ni ku Kibuye buryo minuka sinzi gutyo ni mu byo bice akagera agahita agaruka ni nk'ako kanya hanyuma yego rimwe na rimwe ari ryarara mu nzira kaje kumva ko mu byo wagiye ugeraho harimo no kuba ufite business ufite supermarket ukajya n'uruganda rukora kawunga kubera icyo ibyo bintu wahisemo hari abandi ma business menshi ashoboka umuntu yakora kuki wahisemo gukora izo business zombi uko ari ebyiri urumva habanje supermarket urumva noneho nahari abavandimwe nari ngiye mfite ku ruhande kumva bakajya bangira inama ukuntu nyine bakubona ukuntu nananutse hagati nyine nkabahisha ko ari za nkoni noneho bakamwe mucaka ibintu njya niyondoresha biki so niko ni gushinga supermarket nginjiramo buriya supermarket nenda kukubaza ujya usura supermarket yawe njye nyinwa isura hanyuma abantu baribaza se boss yinjiye muri supermarket bigenda bite iyo ukijyamo ikihe kintu cya mbere ukora muri supermarket yanjye nkinjiramo ndagenda kuri firigo nkoramo yawurute nkayinywa nkakomeza nkarebamo imbere so yego nkagenza gakeya kubera ko nyine hakoramo bofure nyine musaza wa sheri wanjye nyine none ubwo kandi sheri wankubita kubi ubwo sheri wanjye nako ni wa wundi warakubise mbere yo kuza hano nyine nkitonda gutyo ukamurebaho ikigo ngubwo muri supermarket nyine mba ndi kumucunga kuko arangavura noneho arangavura nkangira ngo yenda ni kwa kuni nyine umuntu atwara inkwano gake nyine ngiye bizarangira yenda nk'umwaka uzajya gushira nta nkwano niriwe ntwara nyine arimo kugenda yiko we mbese bofre we nyine afata inshingano zo gufata inkwano gake ibya kawunga byaje bite byakanga byo byaje nabwo twasohokanye nyine no girlfriend yanjye akunda kawunga kubi so yarayiriye ibiro nka 2
ndavuga ati rero uyu muntu rwa kundi wumva bavuga ngo uyu muntu akwiye guhingirwa ntakwiye guhahirwa nuko nguko nashinze uruganda ndavuga ntabwo ari wo guhahirwa no gushingirwa uruganda. Okay, ubushinze uruganda rukora akawunga rero kugeza ubu ibintu biragenda ni sawa, biragenda ni sawa, ni terebye. Okay, reka tugushimire rero, wenda tuca muri muzika gakeya, wasohoye indirimbo nshyashya uri kumwe na Zizu nanone, indirimbo nziza, by the way indirimbo nziza, congratulations. Murakoze cyane. Twitega ibiki bindi wenda nyuma yayo ndetse n'indi mishinga yanye na imishinga musical ufite kugeza ikintu cya mbere nuko muziki ntago nyine nawo nawushyira ku ruhande, nubwo kamwe mufite izindi business ariko nawo ndakomeza kore nkuko nigeze kubirima ngo ndi tout travail. Waducanira gatobi ka gitari wenda dusoza kuri ka gitari. Bura piano ni piano yoroha cyane kuko gitari hari intoki zanga bisaba ngo ube wambaye ga. Gitari twagusaba ku buhanga unyuma akagushakiraga wenda ugakoresha gaziriya z'abantu bajyana muri gym. Nizo zihari no bundi nizo zihari wamureberaga ziza gute ziba bafite gazo umukara nta kibazo, zifite intuzi ifungika neza ziri fix. Yego bazikuzanire napfa kugerageza nyine nta kundi gusa kubera kuntu twihutaga numvaga ko indi minota yatujyanye nenda naza bacurangiraho ubutaha kuko gucuranga dore na fa ni ukabanza ukarega imiryane yoroha cyane. Niko bigenda. Gitari bundi ni ukuyitondera nkacuranga two turirimbo twanjye dutuje. Okay, wakoze cyane, twizere ko n'ubutaha tuzagukenera uzaboneka. Yego nanjye nzaba mari. Yitwa King James rero twari turi kumwe, reka tubashimire namwe twabanye dore amasaha aragiye, mugire umugoroba mwiza. Nge nitwa Japhet, TV ni BG, nge muri Showbiz Live nakagaruka, mwakoze cyane.